filimi za Doom zakozwe. Ndimo gukora research kuri zino filimi ari ikintu cyanangaje. Igice cyayo cya kabiri cyinjiza box office ya miliyari 1 na miliyoni 62 zose z'amarupi. Tugiye kurebera hamwe uburyo zino filimi kare 3 zakozwe. Ikindi muri kuno kwezi kwa mbere ibiganiro bigiye kuzaba bisohoka ubwinshi, iyi minsi mikuru yatumaga tudakora. Reka tubane muri kino kiganiro. Muri filimi zakunzwe cyane ku rwego ruri hejuru mu gihugu cy'Ubuhinde harimo filimi za Doom dore ko zagiye zinjiza box office iri hejuru. Kugira ngo mvu uburyo zino filimi zakunzwe ku rwego ruri hejuru, nk'igice cya gatatu irandirimba irimo Doom Bachale imaze kurebwa na miliyoni 112 ku rubuga rwa YouTube. Hanyuma irandirimbo Katarina Kaifi we yinjiriramo imaze kurebwa na miliyoni 631. Tugiye kuvuga kuri bino bice bitatu bya Doom, ariko turahera ku gice cya mbere cyasohotse mu 2004 kigakinwa na John Abraham. Iyi Doom igice cya mbere yari yakozwe na studio yitwa Yash Raj Film, ikoresha budget ya miliyoni 110 z'amarupi. Yari kuza kuba ifite abakinnyi batatu bibanze aribo John Abraham uzamo nka Kabili, Abhishek Bachchan ukinamo nka ACP JCT na Uday Chopra ukinamo nka Ari, ubona afite script zo gukunda abakobwa cyane. Mbere yuko batangira gukina iyi filimi, uyu John Abraham yabanje kujya kwitoza gutwara moto ku muvuduko uri hejuru kubera ko amastandi yiwe yose yari kuza kuyikorera. Bari banamuteguje ko nta mustandi dabo bazamuzanira ku buryo yitoje mu gihe cy'amezi kugira ngo azatware moto neza ku muvuduko uri hejuru. Ikintu gitangaje mu gihe bari barimo gushutinga iyi filimi, uyu John Abraham yatwariraga moto ku muvuduko uri hejuru urenze n'umuvuduko director wayo yari yamusabye Sanjay Gavi, ku buryo byateraga ubwoba kuri yabo ko bashobora kugirira ikibazo kuri set. Gusa ibi byaje gutanga umusaruro kuko nureba iyi filimi uzabona ko zira scene za moto ziba zigaragara nk'izanyazo kuko kubera umuvuduko John Abraham yayitwariragaho. Buri kantu kose John Abraham yari gukora muri iyi filimi bari bakizeho kugera naho bize kuri rakota zaba yambaye, ku musatsi zaba afite ndetse n'ubwanwa. Director w'iyi filimi Gavi yashakaga umuntu uzakina role ya villain cyangwa the band agaragara nk'umuntu ukonje kandi anafite isura igaragaza amarangamutima ku rwego ruri hejuru. Iyi niyo mpamvu nimba wararebye iyi filimi wabonye John Abraham abakina scene z'umuntu ukonje kandi unavuga makeya cyane. Barimo gukora casting y'iyi filimi, Abhishek Bachchan nta zina rikomeye yari afite kino gihe ku buryo kumushyira muri iyi filimi yari risk ikomeye cyane bari bafashe. Ahangaha hataziraho kiriya gitekerezo cy'uko abayide bakoresha icyene wabo, kuko kino gihe Abhishek Bachchan nta zina rikomeye yari afite, ariko yari afite se wari ukomeye cyane ariwe Amitabh Bachchan, ku buryo bitekerezwa ko ashobora kuba yaramukiniye deal yo kujya muri iyi filimi. Gusa uyu Abhishek Bachchan nawe yaragiye akina role ziwe neza ku buryo iyi filimi yagiye kurangira nawe ari mu bantu bakunzwe cyane. Iyi filimi kubera ko yavugaga ku bujura, iyo crew ya Kabili yarangizaga kwiba amafaranga hakurikiragaho scene zo kubakurikira mu mihanda, zimwe muri scene zagoranye cyane dore ko nta CGI bigeze bakoresha ahubwo bazikoze bya nyabyo. Ni nabwo bwa mbere mu Buhinde bari bakoze scene za moto n'imodoka byirukanka ku muvuduko uri hejuru, nusoma kuri Wikipedia uraza kubibona. Bari bakuye reference kuri filimi za Fast and Furious dore ko zari muri filimi zari zigezweho kino gihe. Bakuyeyo inspiration ya zira modoka na moto byirukanka ku muvuduko uri hejuru, nta kindi kintu bigeze bakopiya, nusoma kuri Wikipedia nabwo urakomeza ubibona. Iyi filimi barimo kuyikora nk'uko John Abraham yari villain muri iyi filimi yari kuza kurangira apfuye nk'uko script y'iyi filimi yari yanditse. Mu gihe bari barimo gukora iyi filimi barabibonye ko John Abraham bizarangira ari ukunzwe cyane kureza na crew y'abapolisi. Ubundi abapolisi baba bari ku ruhande rwiza, igisambo kiri ku ruhande rubi, ku buryo abantu bagakombye kuba bari ku ruhande rwa polisi. Ariko mu gukora iyi filimi barabibonye ko John Abraham azakundwa cyane, niyo mpamvu bakoze urupfu rwiwe ariko ruri indirect. Muri kariya gasene ka John Abraham apfa katarengeje n'amasegonda 40 berekana yaguswe n'abapolisi babiri aribo ACPJ na I. Biba bigaragara ko uyu John Abraham byamurangiriyeho, ariko aho kugira ngo afatwe n'abapolisi asimbutsa moto ku musozi. Mu gihe moto bigiye kumanuka hasi, ya mafaranga yatava mu gikapu agahindukira akareba abapolisi arimo guseka. Iyi moto ikatagenda ikamukubita mu mazi. Iyi scene iri muri scene ziri emotional na cinematic ku rwego rudasanzwe mu gihugu cy'Ubuhinde. Iyi moto ikimara kumukubita mu mazi, uriya mupolisi Abhishek Bachchan atavuga ko atarakwiye kwiyahura. Urumva bari bamwishe biri indirect, kuko iyo bamwica bigaragara kuri scene birashoboka cyane ko iyi filimi abantu bari kuyanga kuko John Abraham yarakunzwe cyane muri iyi filimi. Iyi Doom igice cya mbere kikimara gusohoka cyaragiye kirakundwa ku rwego rudasanzwe ku buryo cyafashe budget bayikozemo kikayakuba hafi inshuro 7. Bayikoresheje miliyoni 110 z'amarupi, ikimara kugera ku isoko iragenda ikora box office ya miliyoni 725 z'amarupi. Iyi filimi ubundi yari kuzasohoka ari igice kimwe, ariko ikimara gusohoka igakundwa ku rwego rudasanzwe byaje kurangira bagiye kuyikorera igice cya kabiri. Hashize imyaka 2 gusa dore ko cyasohotse mu 2006 gisohoka gitwaye budget ya miliyoni 350 z'amarupi.
kubera ukuntu igice cya mbere cyari kimaze gukundwa niyo mpamvu batatinye kurekura budget ya miliyoni 350 zose. Umukinnyi w'ibanze wari kuza muri iyi filimi yari Hrithik Roshan n'umukobwa kino gihe wari ugezweho ariwe Aisha Rai Bachchan, dore ko ariwe mugore wa Abhishek Bachchan mu buzima bwa nyabwo, dore ko ari nayo mpamvu afite ku izina ry'iwe Bachchan. Uyu Hrithik Roshan yari kuba yitwa Aryan muri iyi filimi, kandi stand ziwe zose yari kuza kuzikorera. Ibi byatumye ajya kwiga imyitozo imeze nk'iya gisirikare. Yaragiye akora siporo ku buryo umubiri we uba fit, akora siporo zo kugendera kuri skating board, kurira umugozi ndetse no kwirukanka ku muvuduko uri hejuru. Muri scene uyu Hrithik Roshan yari afite muri iyi filimi, yari afite scene zo gukina yigize umusaza, igistati, umujoka ndetse n'umugadi. Scene ziri mu zamugoye cyane, dore ko zafataga hagati y'amasaha 6 yose barimo kumushyiraho make-up kugira ngo agaragare nka kuriya koko wamubonaga. Muri script z'iyi filimi uyu Hrithik Roshan nawe yari kuza gupfa nk'uko bigendekera igisambo cya mbere muri Doom ya mbere. Gusa mu gihe bari barimo gushutinga iyi filimi, uyu Hrithik Roshan yagejeje igitekerezo kuri director w'iyi filimi Sanjay Gavi, amubwira ko iyi filimi yarushaho kwinjiza nta mu main actor upfuye. Ibi byaje no kurangira Sanjay Gavi nawe abyemeye. Muri scene zagoranye cyane muri iyi filimi harimo iriya scene aho Hrithik Roshan ajya kwiba crown muri museum. Iyi scene yari kuza kwerekana Hrithik Roshan aca muri museum irimo laser beam zitwika ku rwego ruri hejuru, kandi ntago zari zihari. Director w'iyi filimi yaragiye amwerekana yari kuza guca neza ku buryo bari kugenda bakazishyiramo bifashishije computer, ntago zari zihari. Ibi byanatumye bakora amariteke menshi kubera ko move no ya Hrithik Roshan yakoraga kandi ajyana batamweretse byari kuza kwerekana laser beam zimufata. Mu gihe bari barimo gukora iyi filimi aragasene gato yabari kuza gukora aho Hrithik Roshan asomana na Aishwarya Bachchan, umugore wa Abhishek Bachchan mu buzima bwa nyabwo. Ikintu gitangaje, iyi scene bayikoze bya nyabyo, ntago bigize bakoresha CGI cyangwa camera tricks, bayikoze bya nyabyo, kandi umugabo w'uyu mugore yarari muri iyi filimi. Sinzi wowe nimba wabyemera ko umugore wawe bamusomera kuri set kugira ngo scene zizabe zigaragara nk'izanyazo koko. Iyi filimi kimara gusohoka, iyi scene yavuzweho ku rwego rudasanzwe ku buryo iri muri scene zavuzweho cyane muri uyu mwaka wa 2006 iyi filimi yasohotsemo. Iyi filimi ya Doom kabiri kimara gusohoka yasigendera kundwa ku rwego rudasanzwe ku buryo yase yinjiza box office inarenze igice cya mbere. Yahise ba filimi ya mbere mu Buhinde muri uwo mwaka wa 2006 yinjije amafaranga menshi, ininjiza inyungu ikubye budget yayo inshuro enye zose. Iyi Doom igice cya kabiri yinjije box office ingana na biliyoni 1 na miliyoni 62 zose z'amarupi. Mbere yuko tujya ku gice cya gatatu cya Doom, tukisabe kudukorera subscribe ukanakomeza utubwira izindi filimi twazagukorera ubutaha. Iki gice cya gatatu cya Doom cyo cyasohotse mu 2013 kiza gifite umukinnyi w'ibanze ariwe Aamir Khan na Katrina Kaif. Uyu Aamir Khan muri iyi filimi yagombaga gukina role ebyiri, dore ko yakinaga afite impanga arizo Sahil na Samari. Bitandukanye n'izindi filimi za Doom zari zarasohotse ziganje ku bujura bugamije kwishimisha, iki gice cya gatatu cyo cyari kiganje ku marangamutima, dore ko ari ukwihorera kwa Samir na Samari muri iyi filimi. Izi manga kare ebyiri ziba zikora muri circus zikorana na se wabo ariwe Jackie Shroff. Iyi circus za gufunga bitewe na banki bikorera muri uyu mujyi wa Chicago, bigatuma na se w'izi manga ebyiri Sahil na Samari yiyahura. Muri izi manga kare ebyiri Sahil niwe uri mukuru ari nawe master planner, hanyuma Samari akaba murumuna wiwe. Nkuko byari bisanzwe bimeze kuri izi filimi, bajya kuyikina na aba stand double bigeze bazana uyu Aamir Khan stand ziwe zose yarazikoreye. Zari stand zari zigoranye ku rwego rudasanzwe, dore ko uyu Aamir Khan yagombaga gutwara moto ku muvuduko uri hejuru, kandi ibyo akabikorera mu gihugu kitari icye, dore ko bazishutingiye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Chicago. Kubera ko iyi filimi yanasohotse mu gihe Ubuhinde bwari bumaze kugira tekinoloji muri sinema yabo, iyi filimi byarangiye ikoreshejwemo visual effect nyinshi na CGI kurenza igice cya mbere n'igice cya kabiri. Kubera ko yo yari no kwibanda kuri moto zirimo kwirukanka ku muvuduko uri hejuru, byatumye bazana imodoka zari ziriho kamera kugira ngo zize gufata amashusho neza. Ibi biri mu bintu byatumye budget y'iyi filimi yiyongera ku rwego rudasanzwe, dore ko yakozwe na miliyoni 100 zose z'amarupi. Kugeza ubu imaze kwinjiza miliyoni 556 zose z'amarupi. Bivuze ko iyi filimi imaze kwinjiza inshuro enye zose ukuyemo amafaranga bayikoresheje. Nubwo iki gice cya gatatu cya Doom cyakunzwe ku rwego rudasanzwe, ari kina abafana bayo bayinengeyeho kuriya gushyiramo scene nyinshi ziri emotionally ukica n'aba main actor uko ari babiri bose. Wowe twabanye muri kino kiganiro, mwifurije umwaka mushya muhire uzakubira uw'amata n'ubuki.